Abantu uyu munsi turigarukiye wowe uri kutwumvira hanze y'igihugu cyangwa mu Rwanda, tugiye kukubwira amagambo y'ubwenge yasizwe na Bruce kandi nawe yaguhindura. Bruce wamenyekanye nk'umukinnyi wa filime njyarugamba, akaba yarapfuye afite imyaka 32 gusa, akaba yaravutse mu 1973 azize indwara y'ikibyimba cyo ku bwonko. Ayo rero namwe mu magambo yasize avuze tugiye kukubwira. Umunya-Hong Kong wamenyekanye akaba n'umunyamerika wamenyekanye muri filime z'imikino njyarugamba y'ubwirinzi, yitabye Imana ku myaka 32 gusa mu 1973 azize indwara y'ikibyimba cyo ku bwonko. Dore amwe mu magambo yasize avuze y'ubwenge. Jya umenya kwifata igihe urakaye, bitabaye ibyo abantu bazagukoresha amakosa. Niba ushaka gutunganirwa ugomba kubaha itegeko rimwe, ntuzigere wibeshya. Kwihangana bishobora guteka ibuye. Indwanyi nziza ntigira akara. Iyo urimo uvuga urimo gusubiramo ibyuzi, ariko iyo uteze amatwi ushobora kwiga ikintu gishya. Ikosa rikomeye mu buzima ni ugutinya ko hari ikosa wakora. Udashoboye gukora ibintu bihambaye, kora ibyoroheje ariko mu buryo buhambaye. Kwibwiza ukuri ni umwitozo mwiza. Umutungo wawe ukomeye ku isi ni ukuntu utekereza. Imbogamizi zawe ni wowe ubwawe. Nutarekura ibiri inyuma yawe, ntabwo uzigera ugera ku biri imbere yawe. Ewana rero ayo ni amagambo yasizwe n'umuhanga Bruce Lee. We yakinaga filime ariko anafite ubwenge bwo kugira abantu inama. Turagusabye mukore subscribe, urabona ikindi kiganiro gikurikira, maze ukore channel nziza kandi duhe ibintu bizwi. Bye bye.